Ubuzima bw'igiheri buratangaje cyane. Turabizi ko umuntu agira ibyumviro bitanu, ariko igiheri cyo kigira ibyo bitanu kikagira n'ibindi bibiri by'inyongera. Uyu munsi turavuga ku nigwahabiri yitwa igiheri cyangwa se imperi. Mu Cyongereza bayita bedbug, nigwahabiri zo mu buriri. Ni agakoko twese dukwiye gusobanukirwa kubera ko karabangama cyane. Igiheri kuva ku bwana kugera mu busaza kiba gikura. Iyo kikiri icyana kaba ari gatoya cyane, ariko uko iminsi ishira kakagenda kaba kanini. Nubwo kaba kanini bwose ariko si kanini cyane kuko kadashobora kungana byibuze n'ikinyenzi cockroach. Igiheri gito kiba gipima milimetero imwe, kikaba gishobora gukura kikagera kuri milimetero 6 cyangwa 7. Ni gato cyane kuko milimetero imwe ni kimwe cy'igihumbi cya metero. Ni ukuvuga ko ufashe metero imwe ukayigabanyamo uduce igihumbi tungana, kamwe muri utwo duce kaba kangana n'akana k'igiheri kavutse uwo munsi. Iyo gakuze nabwo ntigashobora kwikuba inshuro zirenze 7 mu bunini. Ndagusuhuje kandi ngo ikaze ku Ishuri Plus. Niba ari ubwa mbere uhageze ntuze kugenda udakoze subscribe na like ndetse no gusangiza abandi iyi video ukimara kuyireba. Turabizi ko umuntu agira ibyumviro bitanu: kubona, kumva, guhumurirwa, kuryoherwa no gukabakaba. Ariko igiheri cyo kigira ibyo bitanu kikanagira ibindi bibiri by'inyongera. Igiheri gifite ubushobozi bwo kumva ubushyuhe bw'ikinyabuzima kiri kure, kikamenya ko hafi aho hari ikinyabuzima gishobora kugitunga. Icya karindwi, igiheri gifite ubushobozi bwo kumva umwuka wa dioxide de carbone dusohora mu mubiri wacu, kikamenya ko hafi aho gishobora kuhakura amaronko, nacyo kikiruka kijya guhiga aho uwo muntu cyangwa indi nyamaswa iherereye, kikayinyinyuza amaraso. Abahanga n'abashakashatsi bakoreye ubushakashatsi bwabo ku mperi, babumbuye umunwa bahuha umwuka baganisha ku mperi, maze nazo zikoresha imbaraga zikubye kabiri zishakisha aho uwo mwuka uturutse ngo zibone kandi zirume nyirawo, zimunyunyuza amaraso. Ubuzima bw'imperi umara hagati y'amezi 3 n'umwaka umwe, ariko iyo imaze icyumweru kimwe itabona ibiyitunga ihita ipfa. Uku kuguma ahantu hamwe bituma gikomeza kubaho kugeza mu gihe cy'amezi 3 yose kitarabona ibigitunga. Nanone ariko iyo ikirere gishyushye cyane, inzara irakirembya kigapfa mu gihe gito gishoboka. Nta bindi biribwa by'igiheri uretse amaraso ya buri kinyabuzima cyose. Ntabwo imperi zitoranya amaraso, aba y'umuntu, inkoko, inka iyo ariyo yose ni ibiryo biteguye by'imperi. Nubwo bwose imperi zinyunyuza amaraso, ariko ntabwo wazigereranya n'imibu kuko imperi zo nta ndwara n'imwe zitera. Igiheri iyo kibonye aho kinyunyuza amaraso kijya ku ruhu kikaruma kigatangira kuvoma amaraso, kandi mu ibanga rikomeye kuko uwo kirimo kunyunyuza ntabwo abyumva. Iminota 10 bihagije amaraso kikayahaga kikigendera. Ibi biheri ubona uko ari bibiri, icy'imbere cyanyweye amaraso ahagije cyafiningije, naho icy'inyuma kirashonje kirahigahiga aho cyakumva ubushyuhe cyangwa umwuka wa dioxide de carbone, maze kikicara ku ruhu rwa nyirawo kikamunyunyuza amaraso. Nyuma y'iminota 10 kikigendera. Iyo igiheri kigeze ku mubiri w'umuntu kikamuruma, nta ngaruka kihasiga. Icyakoze ibyo biba kuri 50% y'abantu, abandi 50% bashobora kubyimbirwa. Mu myaka ya kera imperi zakundaga kuba mu buriri bw'abantu, cyane cyane uburiri budakorerwa isuku. Abashakashatsi bavuga ko mu myaka 100 ishize byibuze uburiri 30% bwabaga bufite imperi. Icyakoze no kuri ubu biragoye ko mu mashuri y'abiga bacumbikirwa mu macumbi yabo wahabura ibiheri, cyangwa se ahandi hantu hahurira abantu benshi baturutse imihanda yose bakahacumbika kandi isuku yaho ititabwaho. Iyo utekereza ko muri matera yawe hashobora kuba harimo ibiheri, ikizabikwemeza neza nuko uzareba mu nguni za matera yawe ukajya ubonamo utuzinga twirabura. Utwo tuba ari imyanda y'ibiheri. Niba hariho utuzinga dukeya, ubwo ntizirororoka ngo zikore umuryango munini. Rimwe na rimwe matera, ishuka, ikiringiti, intebe cyangwa se igitanda, cyane cyane mu masaso yacyo haba harandujwe cyane n'ibiheri ku buryo uzasanga bimeze bitya. Urabona ibi biheri binini birinyeganyeza, naho uduheri dutoya two turavuduka kandi tuba twanyanyagije amagi menshi hirya no hino, bigatuma umunsi ku wundi zirushaho kororoka. Ikibazo gikomeye cy'imperi ni uko iyo ziramutse zinjiye ahantu, wenda nko muri imwe mu maparitema agize umudugudu runaka, zigenda zurira inkuta zitondagira kugeza ubwo umudugudu wose wandura ibiheri.
Ahantu henshi ku isi mu bihugu bitandukanye hari abantu baba bashinzwe kuzenguruka mu mazu y'abaturage bareba ko muri ayo mazu hari ibiheri birimo, bagahabwa amafaranga na ba nyir'amazu, bagakora controle zabo, barangiza bagatanga raporo y'ibyo babonye. Inshuro nyinshi abantu bacirira ibiheri binyuze nko kujya mu rugendo runaka, bikaba byajya nko mu myenda yawe bivuye mu modoka wagenzemo, cyangwa wenda kuko wari wicaranye n'umuntu ubifite mu myenda ye, cyangwa nanone ukaba wabikuye mu icumbi wacumbitsemo. Hari indi nzira nanone bishobora kwinjiramo iwawe mu rugo, ibikoresho byo mu nzu byakoze, byaba ibyo waguze cyangwa se hari uwabigukuburiye. Ese ni iki twakora kugira ngo tutabitwara mu ngo zacu binyuze muri izo nzira? Icya mbere, niba muri matera yawe hagaragayemo ibiheri, hari imyenda y'amasashe ya matera igurishwa ushobora gushyiramo matera yawe, bya biheri ntibibashe gusohokamo kandi bikabura umwuka mwiza wo guhumeka bikageza ubwo bipfiramo. Ibyo ngibyo bisaba byibuze iminsi igera kuri 300, kubera ko mbere yaho ushobora gusanga hakirimo ibiheri bitarapfa. Indi nzira yo kubirwanya no kubyirinda ni ugufata amashuka cyangwa ibiringiti birimo ibiheri ukabishyira mu mashini imesa, ukabimazamo igihe cy'ibyumweru 2 byose, maze ukaba wizeye ko ubushyuhe bwa ya mashini imesa bwahitanye bya biheri byose. Udafite imashini nk'iyo kandi wakoresha uburyo bwo gushyushya amazi, yamara kwatura ukagenda uyasuka kuri cya gikoresho cyawe gicumbikiye ibiheri. Ibi ariko bishobora kugabanya umubare w'ibiheri gusa, ubwo ukaba wasabwa rero kubikora inshuro nyinshi kugira ngo wizere neza ko utwo dukoko twose twapfuye. Cyo kimwe n'ibinyenzi, ibiheri ntibijya bicika ahantu hose hari umwanda, ntibihatangwa kandi biba binezerewe bikanororoka cyane. Naho mu cyumba gisukuye kandi ibikoresho byacyo byose biri ku murongo, nta mwanya ibiheri byahagira. Ahantu nkaho ntabwo biba byumva bifite umutuzo. Uramutse ubonye igiheri kimwe mu nzu iwawe, ujye uhita umenya ko hashobora kuba hari ibiheri bibarirwa mu 1000. Icyiza ukwiye gukora ukimara kubona ko mu cyumba cyawe harimo ibiheri, ni uguhita wihutira gukora isuku, warangiza ugafata agafu bita diatomite ukanyanyagizamo. Diatomite cyangwa se ikinyabutabire cya dioxide de silicium ni ikinyabutabire kitifitemo uburozi kandi kitica. Diatomite ikikora ni uko imata kuri bya biheri noneho bikananirwa kuva aho biri, bikazarinda bipfa. Nyanyagiza ku gafu hasi no mu nguni z'icyumba zose ndetse n'ahantu hari imyenge hose mu nzu, ubundi ukamara iminsi udakubura. Uramutse ushaka kwica no kwirukana ibiheri mu nzu yawe mu buryo budasubirwaho kandi bwihuse, wakwifashisha ubushyuhe. Wifashishije bya byuma bishyushya mu mazu, zamura ubushyuhe byibuze ugeze kuri dogere Celsius 49. Ku masoko hirya no hino hari imiti igurishwa ariko nta n'umwe ushobora kuzica ngo uzirandure burundu. Aka gakoresho nako gacomekwa muri purize gashobora kuzirukana, ariko abahanga bavuga ko gucuruza bene utwo twuma ntaho bitaniye n'ubwambuzi bushukana, kuko nta musaruro dutanga. Uretse kukumarira umuriro w'amashanyarazi uba wagacometseho gusa, nta kindi kakumarira. Ndakwifuriza kutazagira na rimwe wibasirwa n'utu dukoko. Niba ukunda inkuru z'ibikoko n'inyamaswa zitandukanye n'imibereho yazo, ku Ishuri Plus hari inkuru y'ikirwa cy'inzoka z'inkazi n'inkuru yo kurimbuka kwa dinezoro. Ubaye utarazireba ntizigucike. Wakoze cyane kubana nanjye, ndagushimiye. Tuzahure muri video y'ubutaha.